ibintu bya ruswa by'igitsina bikunda kubaho. Mani ntago natinya kubivuga. Wenda hari igihe ugira nk'umubosi wawe muri sinema mu kiniki, urumva? Kubera ukuntu abona ko ushaka kugera kure. Nawe akaba ashaka amande y'icyo gitsina cyawe mani. Akumva yuko yagukoresha icyo ashaka kuko ariyo nzira yo kugera aho ushaka nawe. Kandi kuko azi n'icyo ushaka. Yego. Kuko we aba azi icyo ushaka, aba agomba kugufatirana agafatirana amahirwe yawe. Sibyo? Ni bya bindi navuze. Njyewe mbona uwo mukire. Mbona ko ari bungeze kuri target yanjye. So ubundi mani ntabwo cyashonga, sibyo? Do kino kiboro mani nta hantu kijya kijya. Nta n'umukato wavaho, sibyo? Murakoze? Okay. Nitwa Teta Christella. Niyo mazina yanjye. Okay, nanjye murakoze nitwa Uwase Tessy. Mu buzima busanzwe turabakinnyi ba sinema kuri YouTube ku macana agiye atandukanye. Nibyo muri make nibyo dukora. Tukabyina modern, mbega dukora ibintu bijyanye na showbiz. Okay. Igihe twatangiye gukinira ibintu bya showbiz hashize umwaka dutangiye kubikora, ariko ibyo kubyina za dance moderne nibyo twakoze kuva tuvutse turi abana, nibyo twakundaga, amaraso yacu nicyo kintu kitwiganjemo. Urumva twakuze dukora ikintu cyo kubyina. Bivuga ngo umuzi kubyina wabatungura mwagacisha. Fo. Noneho ubuzima mubamo bwa filime butandukanye ubundi n'ubuzima busanzwe. Urumva ubuzima bwa filime aho butandukaniye n'ubuzima busanzwe. Birumvikana iyo ugiye gukina ntabwo ukomeza kuba wa muntu wo mu buzima busanzwe. Hari ukuntu uhinduka bitewe n'icyo ugiye gukina cyangwa icyo ugiye gukora cyangwa role se ufite. Ntabwo ukomeza kuba wawe, ntabwo nkomeza kuba wawe undi teta. Ngomba guhinduka bitewe n'icyo ndimo ako kanya. Ikindi turavuga, urareba okay, ku muntu uzi ngo teta cyangwa tessy bameze gutya, wenda ashobora kuba atuzi mu myaka 2 ishize, ariko atubonye still nawe yavuga ati ntago uko mubayeho still nawe ariko mbazi mu myaka yashize. Ikindi cyongeyeho, ahantu sinema itandukaniye n'ubuzima busanzwe. Urareba sinema ujya ahantu henshi hatandukanye, henshi cyane, kandi ikindi uhura n'abandi bantu benshi batandukanye. Ntago nzi ngo ejo tuzajya aha dushobora guhura n'umu business n'umukiri ufite amafaranga, sibyo? Dufite kampani yego turi gukorera, ariko dushobora guhura n'undi ufite amafaranga afatika akaba twabdatinga akavuga ati okay, ndabasinyisha contract gutya bitewe n'ibyo dushaka, bitewe n'akazi ashaka kuduha. Urumva rero ahantu ubuzima busanzwe butandukaniye na sinema. Urumva wagura inshuti, maybe wagura inshuti, kandi navuga ko n'amafaranga yawe ugenda yagura. Uko ugenda uhura n'abantu niko amafaranga yawe yaguka. Ibintu nta nubwo ari njyenyine, ni ibintu abantu benshi batinya kuba bashyira ubwambure bwabo imbere ya kamera. Ariko nanone ari umuntu ufite icyo ashaka ariko kazi ke,
nta mpamvu yatuma atabikora. uburyo wabikora se Ya mfite icyo nshaka kugeraho kandi mbona ko ariyo nzira yo kugera ku nzozi zanjye nabikora. uburyo baguha role yo kwambara ubusa ukemera ukagambara Nanone bitewe n'amafaranga arimo, burya ibintu byose mu buzima ni amafaranga. Nshobora kuba mfite ikibazo runaka sibyo kandi nshaka gukemura kandi nkabona nta bundi buryo ndi bumubonemo ayo mafaranga, why not ntabikora? Nshobora kubikora ngiye kuko mbona ari bwo buryo bunyoroheye kubona amafaranga ako kanya. Yego ntabwo ari uko naba mbikoze wenda ndi firi yabyo nta yindi nyungu, ni uko nyine naba mfite icyo nshaka. Okay, njye rero nakina izindi role pe, ako kuba nakina role nambaye ubusa ni ikindi kintu kindi, sibyo? Nawe urumva gushyira ubwambure bwawe hanze, urumva ni ikintu, kuko ikintu ngiye gukina kizarebwa n'isi yose. Ninjya gukina ikintu kizarebwa n'isi yose, eske nzareba nshobora kuzakenera umugabo, sibyo? Uwo mugabo ashobora yego kuzanshaka tena iyo video atayizi, sibyo? Ariko nyuma yibonye se tugiye kubana, si byakangiza umuryango wanjye, si byakangiza urushako rwanjye, ariko still nawe mvuze yuko ubuzima bwanjye ntazigera nshaka kuko ntabyo nzi, sibyo? Ntago nzi ejo hanjye hazaza ngo hazaba hameze guri, nshobora kuba ntekereza uko hazaba hameze kuri njyewe, ariko siko ntaba ariko bizaza. Nakunganira gato, icyari gitumye mvuga biriya n'ubundi nuko ngiye mu buzima bwanjye mba numva nta n'umugabo nkeneye. Niba mfite umwana ndarya ndambara nkora ndatembera uko mbishaka buri kimwe cyose, umugabo ngiye mu buzima bwanjye mba numva atari ngombwa. no mukonvenke umwereke impamvu iki. Okay teta ibyo ndabyumva sibyo. Okay wowe uratekereza ko umugabo kuri atari ngombwa? Ntago ari ngombwa. Ufite umwana ndabyumva sibyo. Hari igihe kigera umwana akumva ashatse ubuzima bwo kuba yabona afite mama na papa we imbere ye, sibyo? Eske umwana wawe nakubaza ate papa cyangwa nshaka papa mu buzima bwanjye? Ikindi noneho for example umurugero rwatuma naba mashwa neza ko ngomba gukora icyo kintu, nimba ari filime ngiye gukina nambaye ubusa, eske ungaragarize why not utayikina kubera iki. Okay, umwana reka mpere kuri icyo ngo umwana ngo papa we ngo ni iki. Urumva umwana nshobora no kumubwira ko se yapfuye kubera ko nta gahunda mfitanye nawe nanone, ese mubwiye ko yapfuye yabihindura iki kintu? Agusabye unduza mu buzima bwawe, eske ntago umwana ntagategeka umubyeyi. Ntago yagutegeka. Umubyeyi ni utegeka umwana, bigomba kugenda gutya na gutya. Ari ibyo umwana ari utegeka umubyeyi, hari byinshi byakangirika mu rugo no mu buzima busanzwe. Umwana azaka kubwira ati mama bigomba kugenda gutya na gutya, umwana akabashaka wenda kugenda uko yiboneye, nka biriya nyine usanga ababyeyi babuza abana mu rugo bisanzwe. Umwana ari utegeka n'ubundi, urumva ntago bibaho. Umubyeyi agomba gutegeka umwana. Umwana icyo umubyeyi amubwiye akagendera kuri icyo umubyeyi amubwiye, nta n'izindi commentaire. Tugaruke kuri ya nzira ya sinema, mu muhereze impamvu zatuma kunono numva byari bikwiye ko umuntu ayibohora ku umwana tumuveho. Okay, umwana reka tumuveho. Ntago navuze ku muntu uwo ari we wese, mu nyumve navuze ku giti cyanjye, kuko n'abandi bose ntago nzi impamvu yatuma bikora, ariko ngiye ku giti cyanjye wenda mfite impamvu yatuma mbikora, nanone yatuma mbona icyo nshaka. Kandi ubu tuvugana ntago ndabikina, ariko mba numva ko bibaye ngombwa. Nta kintu kitabaho mu buzima, kandi hari n'igihe n'ubundi mu buzima wisanga mu kintu utari warateguye gukora, we bikarangira ukisanzemo. Njyewe ubundi amafaranga ni amafaranga, njye nta kindi kintu ndeba. No, ikintu amafaranga bakubwiye ati okay jya hano acting wambaye ubusa, vraiment kandi physically isura yawe izemo ku buryo tubona ubwambure bwawe bwose. Amategeko atabihana, sibyo? Amategeko atabihana yuko ndi bubikore, wenda akaba hazamo izindi risk nkafungwa n'iki.
wenda ntabyo abihana ntabyo nakora ariko atabihana nta mpamvu yatuma mbikora mfite icyo nshaka kugeraho. urumva ni imyenda ni imyenda ari kureba n'ubundi arabona wowe wambaye ubusa n'ubundi ni cya kindi mvuga. yego reka mbwire sibyo eske ni imyenda sibyo buriya nanone utekereza ikindi sibyo uri kureba arabona ko nambaye ubusa sibyo icyo kintu uri kunyumva ariko ntago urumva wenda umukino naba ngiye gukina sibyo cyangwa sinema naba ngiye gukina ntaho yabihaniye no kuba reka nkubwisukure sibyo ashobora kureba ko nambaye ubusa tu ariko ku muntu uzi gushishoza cyangwa azi kureba neza nawe ahita abibona. No yavuze icyo gihe muri kamera uri kureba filime abona ko yambaye ubusa kimwe nk'uko nshobora gukina nambaye ubusa bwanjye nyabusa we yambaye ya myenda ariko tubonye twese akabona twambaye ubusa ni kimwe none byose ni kimwe. ubwo n'ubundi urumva nimba bari kimwe sibyo reka nkubwire sibyo nanjye numva ko iyo sinema ngiye gukina sibyo mfite inyungu ndi bukuremo sibyo it's good icyo ngicyo ni cyaki ubu ngubu birumvikanye ibyo navugaga. aho ndabye amafaranga ni amafaranga niyo ayoboye isi nta cyatuma utabikora uri bubona amafaranga ariko nawe tugarutse kuri cya kintu yavuze hatarimo amategeko cyangwa se hatarimo ko utari bubifungirwe ukabihanirwa nta muntu utabikora ayo mategeko atariho ntawe utabikora. oya no hari abatabikora bitewe imyumvire ufite niyo mfite hari undi utayifite yego sibyo itandukanye ariko samples sibyo 80% ndakubwiza ukuri ntawe utabikora. reka mumbwire sibyo hariho amategeko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze sibyo hariho amategeko abihanira why not ntabwo nashyiramo isura tu nakina physical umubiri wo hasi ariko isura yanjye nizemo ariko hatarimo amategeko uri kumva abihanira why not se n'isura yanjye nayishyiramo uwo ndi wenyine nimba ndi we ngomba kubigaragaza abantu bose nyine bakabimenya kuko n'ubundi aho ngaho ntacyo naba misha sibyo hatariho amategeko abihanira isura yanjye nayigaragaza kuko ni akazi kanunze kambeshejeho kandi gatunze n'umwana wanjye sibyo. ndabyumva wari uvuze ari ugukina isura yawe itagaragara hari no gukina ugaragara hose physically wenda isura igaragara n'ubundi ari kimwe nko gukina itagaragara Germany nareba ikintu gifite amafaranga sibyo isura igaragara n'ubundi nta risk irimo yo kuba nafungwa n'iki nta cyatuma ntabikina ya mafaranga yo guca umutwe ari hasi ya yindi yo kugaragaza wese uwo bagaragaje wese ari we uhembwa amafaranga ari hejuru nta cyatuma nabikina man umuntu yubaha akazi ke ikintu kikugaburira ikintu kigutunze na famille yawe ugomba kucyubaha akazi ni akazi nyine. ubundi ikintu kizatuma udasabiriza sibyo umuntu agufate nyine ukutaye abone ngo uyu muntu mvuga ngo ni njyewe umutunze sibyo cyangwa se wenda nka gutya abahungu bazi ngo abakobwa dukunda amafaranga sibyo kandi pe nta muntu wanga amafaranga hari umuntu wanga amafaranga se ndayakunda yego kuko nzi icyo amariye mu buzima sibyo ariko ejo ninkora ako kazi nta muhungu uzongera kuvuga ngo ugende urugero cyangwa undi muntu. Shadibu twese turamuzi Shadibu abantu benshi bazi ko ariyo ndaya yo ku rwego mpuzamahanga benshi niko babifata bazi ko ariyo bitch nyine irahirenze ubu se hari abakobwa bicara bakumva bashaka kubaho nk'uko Shadibu abayeho cyane nanjye ndimo ntabwo babura barahari benshi ko reka nkubwire sibyo Shadibu aya masaha sibyo mu rugero
umutunguye ukamamaga ukavuga ati Shadibo nshaka iki, wenda bitewe n'icyo umusabye ntabwo yakibura, sibyo? Kuko ntago ari principe y'akazi akora, ari mashuwa y'akazi ke. Winavuga gutyo Shadibo wenda sibyo n'umukobwa sibyo, benshi babifata muri buriya buryo nari mbabwiye. None ngaho mukenera aka kanya mite ndeba kahitazaho ngaho, ntago byashoboka. Ariko mu kazi ke mufata nabi, ari hejuru hahandi hari n'utafungura inkweto ze, kubera ko nshobora kuvuga n'umukobwa ukora ibintu bibi n'iki, ariko mukeneye nkavuga ati Shadibo mukeneye hana aka kanya, ari heze byanamenda. Icyo rero nicyo cyubahiro, buri wese agira icyubahiro cy'akazi ke. Si mwiza si umukobwa mwiza, hari utamwifuza? None se ubona ibyo akora hari isoni agira zabyo, uko atagira isoni zo kubikora rero, sibyo? Amafoto yifotoza urayazi, si uyabona se? Ni amafoto agaragarira isi yose, sibyo? Ariko se tuvuga ko nta muhungu umutereta? Barahari benshi, sibyo? Benshi banamwifuza pe, ariko we ntabwo yifata, akora nyine ikigomba kumuha ubuzima. Nanjye rero nta cyambuza kuba nashyira physically yanjye hanze. Ubundi umuntu aterwa ubwoba n'ikintu kimwe, wenda tuvuge ako kazi karabonetse, ako nyine ko kwambara ubusa cyangwa ukaba wakina na porno, nshobora kuvuga ati mu rugo famiye abantu banzi mu buzima bwanjye barambona gutya na gutya. Ariko wowe iyo wishyizemo akanyabugabo ugatrayinga rimwe gusa, bakakubona bwa kabiri barakumenyera, bakumva ko ndi wa wundi teta n'ubundi ari ibyo ngibyo. Iyo nkomeje gutyo hari naho bigera bakumva bo bifuje kugera ku rwego ndiho kandi batabibonera ubushobozi. Cyane ko ngiye nkitangira gukina biriya numvaga ko ngiye mfite icyo nshaka kugeraho, kandi ngiye iyo mfite icyo nshaka kugeraho mu buzima aribyo bya bindi nakubwiraga, nirengagiza amaso y'abantu andi inyuma, nirengagiza uzamvuga gutya na gutya, azamvuga, azaba ari kumvuga ntago azaba ari kwinjiza, ariko ngewe bimwe yabonye nzaba ndi kwinjiza. Ngeyo mfashe umwanzuro nkavuga ngiye kwakitinga, umuntu nyine ashobora kubona ari kunkoraho cyangwa se abona nambara ubusa ukuntu kumva ni ibintu birenze, akabyibaza akanabitinda. Ariko ngewe nk'akazi kanjye nta kibazo mbijyaho, kuko mba nzi yuko ndi buhembwe cyangwa se nzahembwa mu gihe runaka. Urumva ngewe ubundi navutse arizo nzozi zanjye, numvaga nshaka kuzaba umusitari man, nyine umusitari wo ku rwego n'ubu ntago ndagera kuri rwa rwego nifuza kugeraho. Njye nshaka kuzaba umusitari, nakina filime, nakina n'ikindi kintu cyose cyerekeranye na showbiz, cyacyo cyose nzakora ariko kigatuma ngera ku nzozi zanjye zo kuba umusitari. Yewe hahandi nyine nzaba nzwi ku rwego rw'isi, aho njye niho nshaka kugera. Okay, reka mbwira, buriya n'ubundi iyo wakinye filime, sibyo, iyo wabashije kwicara imbere ya kamera, sibyo, n'ubundi uba witeguye ko ugiye kurebwa n'isi yose, sibyo? Kandi iyo watangiye kurebwa n'isi yose, sibyo, noneho ahubwo utangira wowe kuvuga ati noneho ndashaka ko ngera hahandi nzagera njya mu ma event akomeye, urumva hahandi nyine eske nawe uzajya uvuga ati still nawe nimba mvuze ngo ngiye gufata indege none, sibyo, ngiye Kenya, ngiye muri Amerika, ngiye he, still nawe nimba mbivuze mbivuge mbikora, sibyo? Ubwo urumva nyine. Kandi ikindi cyongeyeho, njyewe filime nshaka ko izangeza hehe, ndashaka ko njyewe ubwanjye, sibyo, wenda mama wanjye ndacyamufite, sibyo, mu buzima bwe n'abakiriho, sibyo, azaba abayeho neza, nzamugeze kure nawe, uri kumva, ku buryo nta kibazo, nta kintu azifuza. Kandi n'ikindi cyongeyeho, ku buryo umwana wanjye nimba ambwiye ati mama ndashaka iki, akibone,
nimba ashaka kwiga mu kigo gihenze akigemo sibyo nimba uko nakuze sibyo sinshaka ngo yego n'umwana wanjye mbere ko azakura cyangwa ubuzima nakuriyemo nawe aba ari bwazazamukiramo ahubwo azazamuke yumva ngo mama we ni umusitari ararenze kuko nazamuka yumva ko mama we ari umusitari arenze nawe ubwe azaba arenze. Yego ibyo bintu bibaho cyane bibaho cyane ko nanjye byambayeho. Ibiki byakubaye? Ibintu bya ruswa by'igitsina bikunda kubaho. Mani ntago natinya kubivuga. Wenda hari igihe ugira nk'umubosi wawe muri sinema mu kiniki urumva? Kubera ukuntu abona ko ushaka kugera kure nawe akaba ashaka amande y'icyo gitsina cyawe mani akumva yuko yagukoresha icyo ashaka kuko ariyo nzira yo kugera aho ushaka nawe kandi kuko azi n'icyo ushaka yego kuko we aba azi icyo ushaka aba agomba kugufatirana agafatirana amahirwe yawe sibyo ni bya bindi navuze njyewe mbona uwo mukire mbona ko ari bungeze kuri tageti yanjye so ubundi mani ntabwo cyashonga sibyo do kino kiboro mani nta hantu kijya kijya nta n'umukato wavaho sibyo cyakoza dushobora kwiprotegeta sibyo akambara agakingirizo cyangwa tugakoresha n'ubundi buryo kugira ngo nanone ejo hanjye nta nduri n'urwara hagapfa ariho nashakaga kugera ariko mu gihe twirinze kandi mbona ntacyo bitwaye iki cyatuma ze ntabikora nta cyatuma nabikora nzi ko nyine nanjye nzamukuraho ikintu kigaragara cyeka mbona ari bya bindi by'imiyaga biba biguruka aho ngaho ngo kuryoshya urabona byari bigiye kuba ntibyabaye ariko byari bigiye kuba nabwo ni kwa kugira nk'abayobozi barenze umwe arabyifuza undi nawe abona icyo nshaka kandi abona ko ndi umuntu ushoboye mu gukina kwanjye aravuga ati nta kundi ntago wahagarika uno mwana kandi ashoboye we ntago yeruye ngo avuge ngo ni iki turi gupfa ariko yabiganirijeho mugenzi we aramubwira ati uno mwana agomba gusohokamo mu gukina filime undi aravuga se ko ashoboye aragendera iki reka dukoreshe umwana gutera imbere kwiwe niko gutera imbere kwacu aratwinjiriza na mpamvu rero yatuma tumushyira ku ruhande ariko birumvikana ko iyo nza kugira uwo muyobozi umwe ari umwe mba narabikoze nta n'ibirenze ntabwo nari kubyicuza mbona nanjye inyungu nzabigiramo wenda njye navuga kuri iki yego ndabizi ko ibintu bya ruswa ku bintu bijyanye n'igitsina ariko mbivuga ndabizi biriho sibyo ariko njyewe impamvu ntabivugaho cyane njye ntabwo birambaho bya sibyo ariko kuba bitarambaye hari abantu nkikorana na DJ Kiroso sibyo hari abantu twakoranaga noneho bakazajya bamubwira ati why not tessy uramuhemba twebwe ntabwo duhemba ukunda amafaranga urumva nabifatamo nkaho nyine bari bazi ko ari ka ruswa ya mayi kandi pe ni kwa kundi abantu nyine bitekereza ibyabo sibyo njyego ntibirambaho ariko nta n'impamvu z'uko ntari kumwaka amafaranga kandi ankoresha kandi ari boss wanjye nta muntu ukora adahembwa bibaho se kandi buri umukozi ahembwa ku giti cye kandi akajya guhembesha ku giti cye rero se nzajya guhembesha nkurikije ikibazo mfite njye kubavuganira bose ngo runaka ngo akeneye amafaranga sindi manager sibyo njye ndi umukozi ngomba guhembesha ku giti cyanjye nkurikije ikibazo mfite nimba barabonaga rero njya kumwaka amafaranga eski akayama bakabitekereza ko ari ka ruswa nyine yamaye ngo hoya ngo bosi ngo muraryamana ngo waguha amafaranga barabimbwiraga sibyo kandi atazi n'amatako yanjye ukuntu asa ari ukuyabona muri filime gusa atazi na hariya hepfo nyine ukuntu hasa
wenda hasi inzobe cyangwa igikara ariko ni ahantu hajya hasi inzobe reka tuzambeshye mani uzi ko n'abazungu baba hasa umukara mani n'abazungu baba hasa umukara oya hari abantu baba bifitiye imibiri iteye hari ushobora kubona mani izo lenge ntabwo zamfata nzahakwereka buriya nyine one day nzakwereka umuntu hafite hasi inzobe ubwo ni ibyo ntabwo wambeshye mo dani imbere cyane ndani kabisa buriya rero reka mubwire nk'uko nabikubwiye sibyo na bizinesi ibaho itagira inyungu sibyo uwo muntu ashobora kunyenera cyangwa se nicyo akeneye erega abagabo b'iki gihe urumva ubundi basigaye bareba amabuno n'amaguru nk'aya yanjye do n'iki urumva abagabo b'iki gihe asigaye yirebera amabuno amaguru akareba nyine yareba fizikari uburyo uteyemo akumva na kiriya kiboro arashaka kukira ariko wica ku ruhande niba umugabo agukeneye nawe ukeneye amafaranga ntabwo mukundana sibyo niba arakubonye aragukeneye ndi kumusubiza sibyo naguhe nawe umuhe dona ubundi ni mangwe niko babwira hari ikintu uzi se muri Kigali kitaba mangwe ibintu byose byabaye kashi bizinesi ibintu byose byabaye bizinesi amafaranga ni amafaranga